mu mibereho y'ikiremwa muntu ndetse no mu mibanire y'abantu, mu mikorere tugiramo abantu twita abanebwe. Abantu twita abanebwe tubafata nk'aba bantu bakunda kuryama igihe kinini badashaka gukora, muri make rero ukabona nta kintu na kimwe bashaka kwigezaho. Ibyo si ku bantu gusa ahubwo no ku nyamaswa birahari. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyamaswa zigera ku 10 za mbere zinebwe cyangwa se zigira ubunebwe mu mibereho yazo, arizo zitwa laziest animals. Bivuze ngo ni inyamaswa zigira ubunebwe kurusha izindi zose ku isi. Tugiye kurebera hamwe inyamaswa 10, uwo tugiye kubana nkwaye ikaze. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ukanda like, kandi wagirwa comment y'igitekerezo cyawe, kandi ukanayisangiza inshuti zawe. Reka tutangire. Inyamaswa ya 10 yitwa Pygmy Blue Tongue Lizard. Iyi nyamaswa cyangwa se aka gakoko kabarizwa muri Australia. Iyi nyamaswa cyangwa se ubu bwoko bw'umuserebanya, ikintu cya mbere buzwiho cyangwa se ikintu cya mbere inyamaswa izwiho ni ukutigaragaza. Kaba mu mwobo cyangwa mu myobo y'inzige ndetse n'inzoka zaba zaracukuye. Iyo nyamaswa ikaba yaguma muri uwo mwobo kugeza igihe akandi gasimba runaka kazamanukiramo kakaba kakarya. Ikindi kandi nikazamuka cyangwa se iyo nyamaswa ntizamuka ijye kuba yashaka amazi hanze ku butaka, aho gutegereza ibitonyanga by'imvura cyangwa se bitegereza ko imvura igwa, amazi ari aho hejuru impande y'umwobo cyangwa se yamanutse, akaba ariyo izo nyamaswa zifata. Twasoreza ku kantu ka nyuma, nuko ubuzima bwako baba bumeze nk'ubw'umunebwe, ariko nibwo buryo bwako bwo kwirinda, kuko buri nyamaswa cyangwa se no kuri buri muntu aba afite uburyo bwe bwo kuba yakirinda. Reka dukomeze n'inyamaswa ya 9. Inyamaswa ya 9 yitwa kuko. Nta cyerekana cyangwa se nta kigaragaza ubunebwe nko kuba wareka abandi bakarera abana bawe. Ibi ni byo kukikora. Aho kugira ngo ishake icyari, itere amagi, irarire, iturage, ahubwo zishyira ayo magi yazo mu byari by'izindi nyoni nka za robin ndetse na warbler. Izo nyoni akaba arizo ziba zishobora kuba zabundikira ayo magi zikayaturaga, ndetse zikaba zarera n'ibyo byana by'izo nyoni, ibyo bita blood parasitism. Inyoni rero ikaba iri ku mwanya wa 9 mu nyamaswa zigira ubunebwe kurusha izindi ku isi. Ku mwanya wa 8 turasanga ifi yitwa nurse shark. Ifi nyinshi ziba zigomba koga zikazamuka hejuru zikongera zikamanuka hasi kugira ngo zibe zashaka umwuka zihumeka, zibe zasubira mu mazi. Ariko iyi nurse shark sikibikora. Iryama hasi y'inyanja cyangwa se kundi b'inyanja igihe kinini, kandi ikaba yakomeza guhumeka ndetse ikabasha no kuba yakoresha ya amazi yayo ihumeka. Ibishobora kuba yakigwa iryamye igihe kinini ku manywa, byagera nijoro akaba aribwo izamuka ikajya kuroba andi mafi cyangwa se gushaka ibyirya kugira ngo ize gusubira hasi yongere imara umwanya munini yibereye hasi. Ibyo biratujyana ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga inyamaswa yitwa giant panda cyangwa se yitwa panda nini. Nkuko bisanzwe tuzi neza ko inyamaswa zitwa panda arizo nyamaswa zigira ubunebwe kurusha izindi, ariko si uko biri. Inyamaswa iri ku mwanya wa 7 mu nyamaswa zizwiho kuba zifite ubunebwe cyangwa se zigira ubunebwe mu mibereho yazo. Twabonye filime ya panda, mwarabibonye uko imeze muri filime cyangwa se uko zikora muri filime, ni nako mu buzima bwazo zimeze. Izi nyamaswa cyangwa se iyitwa panda nini izwiho gutembera buhoro no kuryama cyane. Iryama amasaha agera ku 10 ku munsi, ikabyuka igiye kurya gusa. Izi nyamaswa zizwiho kurya ibibabi bya bambo cyangwa se ibibabi by'imigano, nubwo nta ntungamubiri nyinshi zirimo, ndetse ibyo bigatuma zishobora kuba zarya ibiro 20 ku munsi cyangwa se kilogarama 20 ku munsi. Ibi bituma itagira umwanya wo gukora ibindi. Gusa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi, ubika gukana like, kandi wagirwa comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se cya video twaza gukorera ubutaha kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Ikindi kandi wanayisangiza inshuti zawe. Reka mbibutsa ko ndibagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi. Nitwa Jemuve, kandi ku bantu duhurira kuri Road Rules Academy, murabizi amasomo dutanga ibibazo n'ibisubizo by'amategeko y'umuhanda bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire mu gihe gito. Ikindi kandi tuba dushobora kuba twagushakira kode mu gihe uyikeneye. Ku bantu mushaka kwiga mu gatsinda mu gihe gitoya, mwagana Road Rules Academy. Tudatinze rero n'inyamaswa ya 6 mu nyamaswa 10 za mbere zigira ubunebwe. Inyamaswa ya 6 yitwa echidna cyangwa se echidna. Iyi nyamaswa nkuko muri kubibona, umutwe wayo ni amahwa cyangwa se spiny anteater. Iyi nyamaswa ikaba igenda buhoro cyane nyine, ikaryama amasaha 12 ku munsi. Ifite ubushyuhe buke ku mubiri kandi ntishobora
kuba yabira ibyuya nyine kubera ubukonje cyangwa se ubushyuhe buke cyane bifite. Ikindi kuri ino nyamaswa yitwa echidna ni uko isangwa muri Australia, kandi mu kwirinda ubwo bushyuhe bwo muri Australia ibishobora kuba byakwirirwa iryamye cyangwa se ishaka ahantu ibiri ku manywa, naho mu ijoro akaba aribwo ibishobora kuba yashaka icyo kurya. Niyo mpamvu hano ino nyamaswa ni inyamaswa ya gatandatu mu nyamaswa zifite ubunebwe kurusha izindi ku isi mu nyamaswa 10 twabateguriye. Ese ukeka ko ari izihe nyamaswa 5 za mbere zigira ubunebwe kurusha izindi? Reka mbimenye muri comment. Inyamaswa ya 5 turayita cyangwa se yitwa python. Iyi ni inzoka yitwa python. Iyi nzoka ni inzoka idakunze kugenda, iryama amasaha agera kuri 18 ku munsi, amasaha 18 yose ku munsi. Murumva icyo gihe ko kingana, kandi ino nzoka inanirwa vuba ubujyanye no guhiga, ibishobora kuba yananirwa vuba. Iyi bishobora kuba yasubira mu byo yariye byibuza rimwe mu cyumweru, ubundi ikongera kiryamira. Ku bantu bazi cyitwa digestive system, ku kiremwa muntu nyine uburyo ibiryo nyine byicamo ibice cyangwa se uburyo mu gifu nyine bikora. Rero iyi nzoka ibishobora kuba yafata nyine ibyo yariye ikaba yabikoresha icyumweru cyose. Ikindi kandi mbere yo guhindura uruhu rwayo, icyo bita shedding, ibishobora kuba yabanza kuryama icyumweru cyose cyangwa se kumara icyumweru cyose nyine iruhuka mbere yo gukora uwo murimo utoroshye ibigiye gukora. Niyo mpamvu hano iyi nyamaswa cyangwa se iyi nzoka yitwa python cyangwa se inzoka ya python, iyi niyo nzoka iri ku mwanya wa 5 mu nyamaswa zigira ubunebwe kurusha izindi zose ku isi. Ibaze kuryama nawe amasaha 18. Twatinze rero hano n'inyamaswa ya 4. Inyamaswa ya 4 yitwa hippopotamus, imvubu. Iyi mvubu cyangwa se inyamaswa ku bazizi zigira imbaraga, ariko nanone ziri mu ntebwe za mbere zibaho kuri iyi si. Imvubu ibishobora kuba yaryama hagati y'amasaha 16 n'amasaha 20 ku munsi. Iyo iri ku butaka iraryama cyangwa se iryamana n'izindi mu matsinda, ariko no mu mazi bishobora kuba yaryama. Niyo tandukaniro y'izindi nyamaswa, kuko iyi ngiyi bishobora kuba yaba mu mazi ndetse ikaba yaba no ku butaka. Iyi nyamaswa yitwa imvubu cyangwa se hippopotamus bishobora kuba yaba mu mazi kandi ikajya izamuka hejuru gufata umwuka idakangutse. Bishobora kuba yajya hejuru igisinziriye igafata umwuka ikongera igasubira hasi mu mazi, ubwo ntiwamenya ibice byayo nyine uko bikora. Rero iyi mvubu ubushobozi bwayo bigira inebwe ya mbere cyangwa se iri mu za mbere mu nyamaswa 10 zigira ubunebwe kurusha izindi ku isi. Iyi nyamaswa rero dushyize ku mwanya wa 4 ari yitwa hippopotamus. Ibiryo byayo n'ibyatsi, ibirya nijoro cyangwa se ishobora kuba yashaka ibyo kurya amasaha 5 y'ijoro ubundi ikagaruka ikiryamira. Ariko ubwo murumva nayo ikibi imaje gukora muri ayo masaha 5. Ibyo rero biratujyana ku nyamaswa ya 3 yitwa opossum. Inyamaswa iryama amasaha agera kuri 18 ku munsi, hagati y'amasaha 18 n'amasaha 20 ku munsi. Inyamaswa izwiho ubunebwe. Ikindi kandi ino opossum mu gihe igeze ahantu hari ibyo kurya cyangwa se hari ubuhungiro, nyine bivuze ko hari umutekano, ibishobora kuba yahamara igihe kinini keretse igihe nyine bibaye ngombwa ishaka kugenda. Naho mu gihe hari ibyo kurya hari ubuhungiro, iba yibereye aho ngaho ikarya mu masaha yayo 18 cyangwa se amasaha 20, ikiruhukira ubundi kongera ikifatira ibyo kurya, igihe cyazagera ikaba yava aho hantu. Rero iyi nyamaswa yitwa opossum nayo niyo dushyize ku mwanya wa 3 mu nyamaswa ziba zifite ubunebwe. Kandi nkuko dusanzwe tubibona ku bantu twita abanebwe, ni abantu bakunda kuryama mu mwanya munini baba badashaka gukora. Rero yo ku nyamaswa muri kubona ko akenshi zishingiye ku masaha, ku miryamire yazo, nibyo bigenda bishyira mu byiciro by'inyamaswa nyine zifite ubunebwe kurusha izindi. Kuko ntabwo wambwira ngo ugiye kuryama amasaha 18 kumbwira ngo hari ikintu ugiye gukora, ni hafi umunsi wose. Rero biratujyana ku nyamaswa ya 2. Ese inyamaswa ya 2 urakeka ari iyihe? Yitwa sloth. Inyamaswa yitwa sloth ariyo yitwa isenda ku bantu bazizi. Nimba ariko koko zitwa muranyandikira muri comment, cyangwa se nimba atari byo. Iyo abantu bari gutekereza ku nyamaswa ziryama cyangwa se zigira ubunebwe kurusha izindi, isenda ibi ya mbere mu bitekerezo byabo. Iryama amasaha agera ku masaha 20 kandi igenda buhoro cyane. Ibi mu mashyamba yo muri Amerika y'Amajyepfo, cyangwa se inyamaswa nk'izi tuzisanga muri Amerika y'Amajyepfo muri aya mashyamba ya Amazon. Igakunda kandi kubimanitse mu mashami cyangwa se ikunda kwibera mu biti hejuru ikagenda uko bibaye ngombwa. Bivuze ngo murumva inyamaswa ishobora kuryama hafi umunsi wose, ibura amasaha n'umunsi wose urangire
igenda nyine ari uko bibaye ngombwa, iba yibereye mu biti, yigumira mu biti, niho iba yibereye igihe cyose. Ese mbere yuko tugera ku nyamaswa ya mbere urakeka ari iyi? Ndagusaba kuyinyandikira muri comment. Ikindi kandi nkaba nsaba buri umwe wese utari wakora subscribe wifuza ko tujya tubana umunsi ku munsi, cyose abona ukora subscribe kibuka gufungura inzogera, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Inyamaswa ya mbere yitwa koala. Iyi nyamaswa izwiho ubunebwe butangaje. Inyamaswa ibishobora kuba yamara amasaha agera kuri 22 cyangwa se hagati ya 18 na 22 iryamye, ikaba amaso gusa hagati y'amasaha 2 na 6 ku munsi. Bari kumva nyine uburyo ibayeho. Inyamaswa ishobora kuba yaba amaso amasaha 2 ubundi ikaba iryamye. Urumva iyo nyamaswa uko imeze. Ibiryo byayo ni amababi y'inturusu cyangwa se icyo bita eucalyptus birimo ubumara kandi bigorigogorwa. Ibyo rero bigatuma ikenera umwanya munini wo kuryama kugira ngo ibashe kuba yabyuza, ibashe kuba byakora icyo bigomba gukora. Rero inyamaswa yitwa koala tusanga cyane muri Amerika y'Amajyepfo, muri ariya mashyamba ya Amazon. Niyo nyamaswa itugejeje ku mwanya wa mbere mu nyamaswa zirusha izindi cyangwa se zifite ubunebwe kurusha izindi ku isi. Ese ukeka ko ari iyihe nyamaswa yari kuza ku mwanya wa mbere? Ndagusaba kuyinyandikira muri comment. Na video yindi wifuza ko twazagukorera wadusigira muri comment, wadusigira icyo twazabakorera muri comment, ubundi tukaba twabakorera kuko duhari ku bwanyu. Rero reka nshimire mu mwese twabonye ko video itangiye kugera isoje, wowe nkurikiye tujyanye kuri no munota Imana ikomeze kuguha umugisha. Reka mbashimire mwese mukomeje kutugaragariza ubwitange, kandi ku bantu dukomeza kubana kuri Road Rules Academy nayo Imana igikomeza kubaha umugisha. Reka duhure muri video itanda, bakunda cyane. Ciao ciao.